Iyo nzu ariko kugira ngo yubakwe ntabwo ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo ngo bihite biba, ni ibintu bisaba umwanya, ariko nanone bigasaba ibikoresho, bigasaba amatafari, bigasaba sima, bigasaba amabati, bigasaba amadirishya, inzugi n'ibindi bikoresho byinshi. Ngira ngo nk'abantu bazi ibyo kubaka baza kubiturusha. Ibyo bintu rero byose uba ugomba guteranya nibyo twagereranya na grammar, kuko iyo uzi grammar uba ushobora kuvuga ikintu mu gihe cyahise, uvuga uti niba ari ibintu ugiye kuvuga uzi neza ko byabaye mu gihe cyahise, ibyo bintu uraza kubishobora. Niba ari ibintu uri kuvuga biri kuba ubu ngubu urabishobora. Niba ari ibintu bizaba muri future mu gihe kizaza urabishobora. Ibyo bintu ntabwo bishoboka utazi grammar, byigirwa muri grammar gusa. Grammar izagufasha kumenya ngo ese navuga gute ibintu ndi kubyemeza, nabihakana gute, nabaza gute ikibazo, ese nkoze amakosa nabasha kuyamenya. That is grammar. Urumva rero ko ntabwo bishoboka yuko wakiga ururimi ibyo bintu utabanje kubyumva. It is of course going to take time, but you have to be patient with it. Niyo mpamvu hano rero twibanda ku bintu byinshi ariko na grammar tukayivugaho cyane. Ikindi kintu twari twavuze kuri vocabularies, amagambo. Mpora mbashishikariza guhora wiga amagambo mashya buri munsi, guhora wiyungura amagambo mashya buri munsi, kuko iyo uzi amagambo uba ufite amahirwe yo kuba wavuga ibintu bitandukanye. Fata nk'urugero, uramutse uzi amagambo 50 yonyine mu Cyongereza, ubwo bivuga ko ibitekerezo ushobora gutanga mu Cyongereza cyangwa ibintu ushobora kuganiraho cyangwa ibyo abandi bavuga ukabyumva ari ibintu bigeze nko kuri 50 gusa. Ariko uramutse uzi amagambo 1000, ni ukuvuga ko ufite ubushobozi bwo kuganira kuri topics 1000, ufite ubushobozi bwo gusobanura ibintu 1000 ndetse n'abandi babivuga ukabyumva. Rero niyo mpamvu grammar na vocabularies iyo biteranyije ibyo bintu ukabamenya, ese nkoza amakosa byagenda gute ukaba wayamenya, nshaka kuvuga iby'ubu, ibya kera, ibizaza, ese nshaka gusimbuza umuntu w'umuhungu ari we nshaka kuvuga byagenda gute. That is grammar. Kubaza ikibazo, guhakana n'ibindi byinshi, that is grammar. Ariko ibyo byose ubikora ukoresheje amagambo, vocabularies byose ubikora ari uko uzi amagambo. Niyo mpamvu rero grammar and vocabularies birajyana. This is the foundation of English. Ni wo musingi wo kumenya Icyongereza.